aha naheze ahubwo se wowe ahana ni naje gusura Pamela n'umushiti wanjye cyane nowe mwimuretse gato bofe nibagiye kupresenta nese mwebwe muraziranye turaziranye na Deo turaziranye Deo ziranye na Bruno nungwe no kugusanga aha ngaha nyine naje gusura oh okay aha ni iwanjye uyu ni murumuna w'umugore wanjye ya uyakwakire kutamwakiriye Pamela nibyo ngiye kumuraga bofe wawe mwakiriye nakubwiraga nose mwebwe muziranye turaziranye ntabe nta kibazo ubwo mwe muganira ntacyo ndaje de Bruno muziranye oh turaziranye ahubwo twikomereze oya ntabwo dukomeze sha nyine ajya aza kureba Natasha mu rugo byari bincanze ubu nari ndi kwibaza ahantu mwaba muziranye n'ibyo ageze aje kureba rya shyano iwanyu ugiye umuntu wese ko nabonye kwirirwa hano ubwabyo ari ikibazo ngiye gushaka akazi herega uratinyutse uteye ipasi utaguze umuriro nta n'isoni ufite ngo ugiye gushaka akazi iminsi yose se umaze wakumaraga iki kuko utangiye kugashaka mbere stress yawe ntabwo yatuma umuntu byose bishyuka ahubwo icyo yamubwira ni ukuhaguruka nyine akagenda ko kuguhungana abanye nibyo bitanga umutuzo none se kugiye nanjye nari ngiye kugenda umuhungu wawe aratekerwa nande nde uragiye kandi nanjye nari mfite gahunda yo kwigendera ese ubwo umwana aratekerwa nande kugiye ko ngenda umukozi wanjye ibyo ntabwo ari byo mvuze mbese ku buryo uriya n'umwana uriya n'umugabo imyaka ingana kuri ntabwo umuntu aba akiri umwana niwe wanamureze bajeye uriya yakabaye azi no gukora imirimo yose na beti binabere nezide uri usigaye urota ku manywa wapincana byakugendekeye biteze njye nari ndi gutangara uburyo nyine nari ndi kwibaza ahantu pagutumye nanavugirijwe nari ndi kwibaza ahantu muziranye none wowe wibereye muri ngo wapisha uzi nari mbonye zirandabo mpita mbona ni nziza nabwo najyaga mitegereza zituma se wimwenyuza bigeze aho de uri kumisha ibintu sha nkunda indabo inyenzi biki umva ahubwo nzanira amazi sha oya ntabwo uyu munsi ngiye naguha amazi ntacyo mwakaje ntabwo nywa nakaje ndaguha amata wari ukumbuye amata yo mu ngaho nzanira singerega ikintu cyose utazabona hariya n'ibyo uzakiguhesha kanze nkuzaniye Bruno wa mbasa ko munashyushye ariko shit niwemere ko waguherekeza sibyo uransanga hanze sibyo karyoshye gake karyoshye gake araryoshye cyane niga ngiye mba ngomba kugwara shonga guhereza ibintu byose umva ariko mu kanya ndakaje nise nari nkurakaje gute kandi ni gute mubwira inkuru ugatangira ngo sheri wanjye ngo ni ibishingwe ufite ngo ni ibishingwe ni ibisigazwa ni ibisigazwa none se birenze n'ibishingwe
ariko ndakeka ariwe mumaze iminsi mwirirwana wakagombye kuba nawe warakosoye ibyo nakosheje. uyamureka inzara nimurya arateka niba utabishoboye kumutekera nka nyina. Ntabwo mpari. Ubone se ugiyeho hari ibyo ngiye kujyamo nanjye mu mujyi. Ugiye kujyamo mu mujyi? Nawe se ugiye mu kazi ra? Ko nawe ngo wihangiye imirimo? Of course yes. Yes, ayowe. Genda ukajyemo nyine ubwo niko wahisemo. Ubwo nibona akazi kawe karuta umuhungu wawe kamurutisha nta ribi. Hanyuma ikindi nanjye ubwo reka ngende. Ngira amahirwe birakunda. Ntabwo Emara akura ku buryo yajya mu gikoni. Bibaye byiza waguma hano kazi kugenda ngarutse. Ariko ntabwo arakura umuntu ungana kuriya. Umuntu ufite imyaka ingana kuri 10 ufashiranga umuntu kubera ko akiri umwana. Nta mwana kuri wawe. Ku buryo ubu ngubu wajya wenda uretse nanjye nawe ubundi bakaba kijya mu gikona hari. Kwamureza nabi. Gese nakubwiye ko nagize imyaka 10 njyana ifumbire mu murimo. Njyana kuvoma no gutashya. Warindushye se n'umwana wanjye nindushye. Erega de inama message yatambutse. Nega mba ndi kukugira inama shere. Nose nkurohe. Ngiye ndi kukubwira niba ubona amaze imyaka ndidire musaza wawe. Ubutekereza ko hano mu Rwanda n'abahungu bahari. Barahari ariko inaha bimbwa habimbwebwe habingegera mva. Ngiye nta mwanya nabona pe. Ahubwo wowe urifata ugasiga abantu bari hari abazima ukaza kwirukanyira udusore twahanga tw'amafuti. Ubu si uwo muntu Mr. Cyakuzangira amatsiko yo kuzamenya. Uzi ikibazo abakobwa bo mu Rwanda mungira se? Muragenda mugasarira aba diaspora ngo niki mutegereje ngo na amadolari shiri wanjye nabo naga ari bazima reka nese kukigenje kabansariyo mu Rwanda. Umva abasore bo mu Rwanda bari fake cyane umva bariyuburura nakushaka kubyumva. Uyu munsi bakwereka ishusho nziza ejo bakaguhinduka. Uyu munsi bakakwereka ko bahari ejo bakumva n'imbyarya mbi cyane. Nama nakugira uyu musore wakwinjira bagusashije gutyo no kundi ko numeze wamureka. Sister abasore bose ntago bavukana. Ivan ntagavukana n'undi gukunda. Rero nimba warababashwe kimenyero byikumanire. Ndi mu rukundo. Inkwera kavuguto. Ejo bundi nzaba ndi kuguha agatambaro nkwanagura. Wanagura nde? Se ko numva uri kunyiyomora. Suko wangiriye ishyari n'ubu no mubona. Reka nze gato. Naya mata yawe uri kugeraho bingana guca n'abageni. Nose de bikugendekiye bite? Ese kusigaye urakaravu? Nose ugenda. Okay basi ni marayika ngaho ngwino tumuganireho. Kariya karapfuye ni karaye. Nzaba ndora. Ngiye nindushye. Kuburyo ushobora kuvuga ngo nari indushye. Ntabwo bira byari indushye. Bura gutoza umwana gukora kikare ni byiza. Sibyo? Umwana ntarindwi imirimo arindwi inzara. Iyo mba nzi ko azarerwa na ba mukase mba narabimwigishije. Ariko ari kumwe na se na nyina. Umwana ntabwo yo kwivunira umwana mujyana. Nese ari kumwe na se na nyina tubaye tutariho. Ubuse dupfuye. Ndakubwiye ko tuzapfa. Uzatura nk'umusozi. Ijambo risubiza uri kuki. Ubwo rero wagace wagamitse ngo uracyafite byinshi byo gukora nta mpamvu yo gupfa. Abapfa se sabana. Baba bagejeje igihe cyabo. Yewe ndumva nawe gifite ikibazo ahubwo se mba nkubaza. Tumye nibuka n'ibintu byinshi kwanza. Nanabyibagiwe. Ubundi ko kera bajya gunsarana ngo ntago nubahiriza inshingano nk'umugabo. Nkabandeba noneho nsige ngukoraho kansimbukana nta kintu kimpimira. Bimeze bite? Nari ntaramenye ko bakiri batereta. Ngo? Nari ntaramenye ko bakiri batereta. Sibishatse kuvuga iki? Taramenye ukuntu abakiri batereta. None abakiri ahuye nabo bazi gutereta. Icyo ngukundira mubwira ari nko kumva vuba. Yesu Kristo. Neza.
siko ndi murigira gutyo ariko siko ndi mu rugo wanjye we ndabizi ariko nase nawe twaganira tutameze gutyo nyine Pamela ari mu nzu nanjye ndandeba hariya so ari ngo kumbesha wakujya kumuhobera kuguhobera kandi nshamukorera ibaze Pamela asanga okay ngarekera nyine kwicara none se kamubaza waje gute hano nakubwiye ngo ndakubonye ndacanganyikirwa siko se wari utumye Pamela mfata yego se agufata gute ongera umwana bashaka ndekura siko nari wanje none se ko icyo mu byaje nyine Pamela ni umushuti wanjye ni inshuti yanjye cyane rero twari turi kuganira ndakubona ndavuga ndarota cyangwa sishira hamwe n'iwawe kandi iwanjye wawe tuye ahantu heza berane ngiye kuzajya ngusura cyane none oya mbabarira sheri katumvikane sibyo babizi ko nakwemeye ko tugomba gukundana sibyo uzajya urindira nze murebe ntabwo uzajya uza kundeba gushaka uko nyine uko ubishatse se sinaguhamagara naza nakureba reka umenye ko nanjye Ivan uba waza mu rugo nawe ntabwo yabifata neza cyane none se ni ukubera iki utategereza ngo ujye umbaza njyewe mbone kukubwira ngo ngwino cyangwa nyine uburetse ese ubundi uwo mugore wawe ntabwo wabuze kuba uziranye na Pamela icyo kintu kigiye gutuma ubwo nyine uzajya ugenda gake gake Pamela araneka kandi no Pamela niwe nawe murangwa aho nyine gutuma yumva kubya bireka kimva wose Anti, umeze neza? Ntabwo mfite ubwoba. Umva anti, nyine ntabwo ngisohoka mu nzu, bambuje gusohoka, bari barananyambuye telefone, urumva? Nyine n'ubu ngubu ndiyibye. Bande, Iva. Niva. Buye ntabwo ibyo bintu byose nabona ukuntu mbigusobanura wowe nubishaka uzaza undebe. Ugiye nta kintu nabaye niko mfite ubwoba gusa ko nje kukuvugisha kandi bambuje gusohoka. Uzaza undebe hano, tuzaza undebe. Sawa. Ntabwo nzabigusobanura byose wageze ahangaha gusa nyine barambangamira banga ko nsohoka barampohotera n'ibintu byinshi mfite byo kuzakubwira wowe uzaza ahangaha. Ntabwo nasuka ngo ukunda niba mfata baranyica. sure bagute nanjye ndagukunda sibyo ariko nyine birasaba ngo tubitwaze gake gake kuko kuva Pamela ari mu mbabarira sibyo nta kibazo basi zemera umbere umuyobozi mwiza mu rukundo sibyo Sheri ngiye kumva numva nyine ngukunze cyane wumva umutima wanjye urakwishimiye byibura nawe niko uba wiyumva iki kibazo nawe okay ushaka ko nyigusubiza aka kanya cyangwa uragishaka ikindi gihe oya aka kanya yego okay nanjye ndi kugukunda sibyo nyine mbwira ndeba mu maso okay nanjye ndi kugukunda ariko nyine birasaba ngo urukundo rwacu urabizi yuko urukundo ruri mu ndi mugore ugomba kutwaza gake gake sibyo kandi nzi neza ko bizashoboka gushaka birangoye kumva ko uri kumwe n'undi muntu ariko nanone kuko nzi ko ari we wabanje mu buzima bwawe nta kindi nakora nzajya nihangana ariko nyine ariko iki niba iki by'ingenzi ushaka ko nzajya mukorera bigushimisha nshaka
tuzajya dutemberana dusohokane dusangire dukine. Ibyo bintu rero kukwemerera sibyo? Yego nibyo, ariko harimo kondisiyo imwe. Gutemberana, gusohokana, nta foto nshaka, nta video nshaka. Ibyo nibyo abakobwa mufata amavideo ahantu hose. Shiri ndabizi ko wubatse kandi ntabwo natuma nyine hari ikosa nkora mu gihe utabinyemereye. Nta foto nta video ntacyo nzaza mbika mu ndiba y'umutima, sibyo? Promise. Sibyo? Ntabwo merekeza. No, ugenda kandi utaha ujya ubikora uko nabikubwiye. ntabwo ari ukunyica ngo mpfe, bashobora kunuka nyine cyangwa we nande na mushiki we. Mushiki we bari kumwe hano nyine. mva nkubwire, agira mushiki we aba muri Amerika, noneho yaje mu Rwanda niwe watangije intambara zose, niwe wanteranyije na Ivan, niwe wateje ibibazo ku buryo ubu ngubu mve ngo ntabwo mbayeho nabi. Ibazana ntagisohoka na telefone bari barayinyambuye, izo ntambara zose niwe waziteje. Noneho igitangaje muri umuna we nako mushiki we aziranye na Pamela, nyine baziranye imbere agikundana na Iva. Niho intambara zaturutse, nyine aranye ngakunda Pamela. Ni ibintu birebire handi ntabwo nabasha kubikubwira utanteza ibibazo. Sawa, nari nibye. Sawa. abandi birenda bakumbuye. Yego ko ndi kwa Mungu wanje. Ureka natumva kukuvugisha. Cyabashyuye. Zikumbwira iki? Sinaza kubwira inkuru ngiye ngo ndashyuye. Mukobwa uvuye hano ubonye. Wapi? So kugitamubonye. Nari ndyamye. Niwe mukobwa nakubwiraga. Yes. Nukuri. Hano se hamenya. No wamuzanye. Baza ngo bigenze bitasohoye. Ndakubajije bigenze gutaho. Nyinjira. Sanze ari kumwe na Pamela. Aziranye na Pamela. Ngo? Sanze ari kumwe na Pamela ngo baraziranye. Ko none wambaye ibibazo ndimo ndahura nabyo. Anti wa mukobwa ndabona. Nirimbire neza nyine urinjira. Niyo turasuhuzanya ndabaza bite ko mbona nyine wawe hano byagenze gute. Ahubwo nanjye ndatuma usanga ndambwira hano ni wanje, ni muri umugore wanje. Umukobwa ndamubwira ati okay, zanze tuvugana ariko none ibintu bimbayeho. Anti sanze none wa mukobwa ko arimo arakurumiza urukundo ndabigenza gute. Ahubwo je mbona umukobwa ari umwana mwiza, uriya mukobwa afite igereko. Ahubwo ntabwo byaritambutse cyane nyine. Cyozo sari tambutse gute yega ujyo yuko ko dore umuntu koko. Ndubatse rega. Uramaze. Ubona wubatse. Ndubatse nyine. Kiza amahirwe ubonye umukobwa ugukunda. Kugira ngo ukore umuntu ugukunda. Erega nubwo keza atankunda azagira igihankunda. Ubwo reka nkubwire. Uriya mukobwa afatiraho. Fatiraho umuhekeya umurukundo nyine. Wase ubaka kagakondo karimo. Hanyuma se. Nimbwire bo mutima ngo ntagakondo kazamuka. Wenda kubaza nyine hanyuma bizaza. Hanyuma nyine muzabane ikeza umukatira. Nje ngatire keza. Keza mu byombo. Ako keza narabwo. Mwamubona ndiki. Ahubwo se Claudine mbiriye. Wamubuze. Habaye iki nyine ko nyine wamubuze wazengutse uramubona. Ubu uri kwivugisha utuntu tw'urugambo. Yego madamu rugawe. Ese pamese nyamatekera? Nah. Kuki nogeje ibyo mbere kwa bigutunguye? Nge ntago byanunguye. Ahubwo se mpareka mubwire ikintu kinangaje.
sinabimubwiye ko mu kanya mushiki wawe Vera ari hano. mushaka Mbaza ngo ni iki kintangaje. Ngiye kubona mbone bofre arinjiye. Ngo ngiye gupresent. Mbaza ngo wasuzanyije gute? usuzanje gute Ngiye kubona mbona umukobwa arahagurutse aramuhobera. Undi nawe undi se ngo kuri hano. Undi nawe ngo wose ngo kuri hano. Ngo nabone narakubwiye ngo uyu nguyu ngo ni murumuna wa madamu. Numva biranunguye. Gerageza kubimubaza nyine ancishe hirya no hino hashize noneho umwanya mbona umuntu atangiye kwisetsa ari kureba hejuru mubajije ngo yakunze indabyo zacu. sister wa Ivan niwe wahoberanye na Bruno Guhoberana se gusa ko ahubwo habaye amaso yanjye ari kubareba neza ko batahari. Musaza twaziranye. Icyo kibazo nyine nanjye nicyo kintu cyambaye nyine cyanangaje birandenga mbimubajije ntabwo ndi kumva umuntu ahobera n'undi bataziranye kandi ujya guhobera umuntu mufitanye umubano wa danger bahoberanye nk'abantu baziranye umwe aramubaza ngo kuri hano undi ngo kuri hano se Bruno nawe agiye kumusobanurira ngo uyu ngo ni murumuna wa madamu. Mubajije ahita ambwira kumva ngo ntacyo ngahubwo se ngo mbwira ahita anjyana mu zindi gahunda. ako pamenya icyo utazazina muri uru rugo ko nakataraza uzakazana ubwo ngo none ndamenya ngenzwa n'iki nose ko yaraje kunsura njye nari mbizi ko yaraje gusura njye ngiye kuba zaje gusura yaraje kunsura agusura nkande umushiki w'umunkunda nako umuntu wahoze ari boyfriend wanjye. akoyiva sage byita kwibaburira w'umuntu burasi byagukoreye boss mbwira ndikwiye banza mwitabe ubundi igika ibyo nkora ni ibiki se uri gushaka kumbwira hari ibibazo vuga cyane hari ibibazo nyine numvaga nshaka kukubaza nako kukubwira nyine ni ibibazo byanjye nyine mfite mu mutima nshaka kukubaza nako nshaka kukubwira nyine nari nkeneye amafaranga tu ngeze amafaranga usanzwe utabona ku gihita kiyageze se nyine nanjye impamvu nari nkubwiye gutyo no kubera ari ikibazo nyine gitunguranye ariko nta nubwo buragitunguranye nuko nari narabuze uburyo bwo kubibabwira nari ndi kugira ngo niba bishoboka nyine mu amafaranga sawa ndaje nyagushyira nyine ufite ikibazo ufite ibibazo ni ibibazo okay nyine boss nareba ukuntu ibintu bimeze ubundi ahangaha usibye n'ibibazo byanjye ariko habura nanga muri urugo sinzi niba utabibona ntago umwuka uburimo ari mwiza wabamo mwiza gute se nyine ko umuntu muba mwahaze mukajya kuzuza toilette urumva umwuka aba mwiza gute mu oya toilette zo mba nazikoze ntago ndi kuvuga umwuka w'ibintu biva mu bantu ndi kuvuga umwuka nyine none se anti hanyuma umwana wanjye twabyaranye na Keza bikagenda ariko umwana wawe afite ikihe kibazo Bruno umwana wawe uzamenya n'ubundi nk'uko wamumenyaga ahangaha si ugutanga amafaranga umwana akabaho umwana akiga neza erega nyine ugiye buka ibintu twavuganye ko njye nzashaka ko tujya mu rukundo cyangwa mba kuzajya nifata nk'umuntu ufite umuntu turi mu rukundo Keza agahinduka none se ubu bintu bizarangira gute uyu mushinga n'Imana yawupanze none se kuki twabipanze nk'abantu none Imana ikazaza umuntu ugukunda byanyabyo none ushaka no kubyerekana none se ikibazo mfite ni iki urarwaye ndafata umukobwa wandi mumeze mushyire mu rukundo kandi nyine narurimo nyuma bizagende gute hako urukundo ruzaza uko umuntu mugera mumenyerana gati urukundo ruraza kwisa wumva kuzakunda Keza rega ndamukunda simba nzamukunda nabwiye ngo bagiti dore umuntu Bruno umukobwa ugufatira nzara bigufasha mu gihe uje na muntu maho impano indabo mushyire santi ko wahindutse byagenze ntago nahindutse gerega ibi byose ndi kukubwira n'inyungu zawe kuko ubona wishimye ibaza kuba umuntu wese asikaya kubura akakora mu mubabaro Bruno Keza mwihurire azabure ko abagore batandukanye ushyire ku ruhande ahubwo ubu ngubu utangira kujya umwica babyahatari abone ko mutari no mu kigero kimwe akubwiye shari umuryawo wuzuye yawuzi ndi kurunja no babivuga byara hose zawe
gusa nyine ni ukugerageza sinzi ko bizapfuye. ahubwo se yereka agafata nzamukuzanira nta by'agafoto cyangwa uzajye kwa Natasha none uzamusaba. se waje kunsohoka ari mugoroba ukabunga twahura Oya niba hari ikintu kinshimishije komeza telefone yawe buri no iyo nkuru ntanshimishije nawe ukushimishwa n'ibintu ugomba kumurongora kugira ngo ukize wow muri uwo mutwe wawe uzumva rya kubona ifoto ziriya bikunda ku buryo none usigaye ugenda ushudikana na mushiki we. nase uretse kuba ari mushiki w'umuntu nakundaga ntabwo si inshuti yanjye. Inshuti yawe mu buhe buryo ko mbizi neza kumwikuraho kugira ngo ubone ukuntu wongera gusana Eva? Ako pami waretse kunyica nyiri muto wa mukobwa ko nkeneye kubaka urugo rwanjye. Ase mwishute nk'iyo ndawa wasa ngitangiye kwirebeshwa umugabo wanjye yatangiye kumwisekeshwa indabyo sindabyo dufite abana nizeye zamukure zikatumya yisitswa. nase kwisetswa niba yazikunze ariko ibyo byo kumbwira ngo akundise indabyo ubizi neza ko yazikunze. nose ndi kukubwira ngo bahoberanye n'abasanzwe baziranye kuri mu mafuta ugatanya ukadefanda umuntu ni gute umuntu ahobera n'undi nari kwisetsa urumva abantu nta kintu na kimwe kirimo. nose babikoze nk'abantu basanzwe baziranye ntabwo bamenyaniye muri iyi nzu. none kuki ubinzaniye nyine nagira mbikubwiye nanjye byanekikanga bitakigutera se kumva ko harimo ikibazo. nyine harimo ikibazo none se niba Brina ari umugabo wawe urumva njye nta buri kibazo uriya ni inshuti yanjye ariko ntabwo none inshuti yanjye igiye kunsenyera igihe nahere ngo uva muri uriya muryango ngaho umukecuru hajemo n'uriya mukobwa nahere ryari ngo ukomezanye n'uriya mwana wo kwa Nyandwi ukaba kunyumva uriya mwana wo kwa Nyandwi ari ikibazo kimwe aneye buri munsi Nyandwi naho indi ndirimbo uzi ngo none Brise ko ari umusore muzima nabonye Brise ari ibibazo na bimwe yari yaguteza sima yo ngo uriya muryango ufite inyatsi ufite imyaka urujya uzana ibibazo muri uru rugo. none se niyo watumye nuza amenyana na Brina none bamenyanye gute bafite aho baho shakisha uburyo ubimbwiramo numve ko nose ngiye nshinzwe kumenya aho Brina agiye cyangwa se aho uriya mukobwa agiye ku buryo nyine njya kumenya ngo bahuriye aha ngo ntibahura nanjye nabibonye by'amahanga ko bitari ku murongo. Ubu noneho Bruno atangiye gushashura kuri uriya mukobwa ubizi neza ko nyine Bruno tutamiranye neza. Ikibazo kizajya kijya kuri njye ngo nijye wabahuje kandi atari wowe se mwaba washuka kandi nanjye byane iyo utamuzana muri urwo Bruno aba yamusuje aba yamubonye. none se njye nari mbizi ko bari buhure cyane nari mbizi ko baziranye cyane nari ko umugabo wari bugaruke ahubwo ikibazo ni icy'umugabo wawe bamenyanye gute baziranye hehe Buriya mukobwa itamuzana nka Bruno kumubona none se ahubwo iyo wajubiye nkuko nanjye nimagine ko Bruno acinyuma wajubiye akabikora hanze na muzakura ryari nawe ujye uvuga ngo urakoze ariko ntabwo none se ngiye ataza hano wari kumenya ko umukobwa ahari wari kumenya ko Bruno yirirwa guciye simba mishidikanya ko Bruno acinyuma ariko basanci inyuma nyine uramenye ahubwo wakanguriye urabimenye ko Bruno acinyuma mu rugo rwanjye nyine wabimenye ko ahubwo wamenye n'uwagucaho inyuma ahubwo ngiye ngukorera umuti nubwo nanjye byantunguye ahubwo utangiye kuza ngo ngewe ngo mara mfite ibibazo ngo nigezane Pame urandakaza uzanira amakuru ambabaza namusi n'umuranzanira ikintu kizima kinyubaka bije no kuzana ibibazo muri uru rugo mama jana ntabwo bizongera ikibazo cyawe ntabwo ujya wumva gusa ejo bundi narumva nose kujya utarangije koza bino bikombe ni njyewe ugiye kuhita ubyoza nyine umwuka w'ibintu nyine n'abantu nyine mbese nawe urabyumva kuba wasobanuye ntabwo utagize ubwo se ibyo umbwiye n'ibyo nari mvuze bitandukaniye nyine icyo ndi kukubwira ntabwo ari umwuka w'ibiva inyuma ntabwo ari uwo nguwo ndi kukubwira nyine abantu hano hantu sinzi niba utabibona niba ari amadayimoni yaje ubundi buriya murasenga ngewe buriya rero ngewe hari igihe nsenga nkahita nsenga namwe nkabashyiramo nkavuga ati Imana ihe bose amafaranga menshi nanjye nyongeze umushahara ariko ku rundi ruhande nkahita mvuga ngo aho se kubera iki aba bakobwa babiri batumvikana buriya ntago niba warabibonye ntabwo se wavuze ibintu bizima ugatondeka ukambwira nkavana ukareka kwigumagaritse hano nyine ntabwo uriya mushiki wawe na Natasha bumvikana ni sawa none uragira ngo nyine bose Natasha nyine buriya uko bireba mushiki wawe aramutoteza kandi buriya ntabwo aba ari byiza nyine utoteza undi nyine mushiki wawe aramutoteza akamufata nabi akanamubwira nyine n'amagambo atari meza buriya ntabwo ako kantu aba ari gushyiramo kaba ari keza ariko usigaye uri umunyamakuru wa hano mu rugo hano mbese ibyo birakureba wowe
nyine ntabwo bindeba ariko nyine nanone reba kuko njyewe wenda na byiza ko wabibonye ukaba unabivuze pe ndagushimiye hako siri kubimbwa ngo bimfashe iki ngiye rero nuko nyine nabibonye mbona ako kantu ntabwo ari keza nk'abantu bafite umutima mwiza nk'uwa bose. Okay, none hari nkawe ari mushiki wawe uri gukora biriya we nihe nama wamugira kugira nanjye bari umugiye ari mushiki wanjye ari mushiki wanjye namukubita nkavuga ati kubera icyo uri gufata umwana w'abandi nabi kubera icyo uri kumuta ahubwo hakuze ko ubu magarikije hano kugira ngo umbwire amafuti y'abara abakobwa ariko nyine nawe urebye ubundi ubaye uri umugabo mu rugo ubu abakobwa babiri bazajya bajya kurwana ukajya kubakiza oya ntago wabakiza ko wabagira inama tuziranye cyangwa wa mugani no mwuka mubi urimo banza ari n'amagini tuziranye utajya unayimpagarika ngo umbwire ngo ibintu bimeze si byo nari kukubwira nanjye ibyo bintu narabitekereje ndavuga ati ibyo byose ashobora kuba ari amagini kubera iki mushiki wawe atarava muri Amerika ibintu byari bimeze neza. Bruno singavuye ngo urebe hirya ariko Waje Bruno ni gute usigaye hobera umukobwa mu nzu yanjye Bruno so mbaza kabiri kangaye hobera umukobwa mu nzu yanjye hari kubaza kandi uceceke hari birenze kuva ryari ubikora sinakubaza ukomeze wirisha biso wenda koza ukomeza ujye bese nkaho utari kundeba ngaha ngo singahobera umukobwa mu nzu yande mu nzu yanjye nawe ikibazo nuko nahobereye umukobwa cyangwa nuko namuhobereye mu nzu ikibazo nuko wahobeye umukobwa nuko kamubera mu nzu yacu kuva ryana no hazashyize abakobwa mugahoberana kubyo numva nta kibazo kirimo kuba wahobeye umukobwa mu nzu yanjye nawe Bruno sikenshi inyuma none ukanaca inyuma mu rugo rwanjye yazi ibintu bigahita bizamba nkahita mvuga atari kubura wasanga indege yaje mu yarisi kubitana n'amagini aturutse mu kirere amagini agahita aza agahita amufata noneho akaza akayashyira amanga mushiki wanjye afite amagini oya nyine ndikuvuga reka nze mbimubwire ntacyo buriya kaze mubwire oya ntago ari ibyo ngibyo ese wavuga ibintu utabonye warayabonye oya no kubera nyine mba mbona afite umutima mwe wese ubona kuri yari ameze na mbere atari yagenda kiri umwana ese nukwe kabiri kangaho usigaye ugirira impuhwe Natasha rero Natasha naje kumva numva afite inkuru nyine iteye agahinda aje ndavuga kandi ngiye buriye ko Imana yandemye mpita numva nifite agahinda k'umuntu nyine wabaye ese Natasha yigeze akubwira ubuzima yabayeho uwo babubanyemo narabyumvishe ariko ubibwira mushiki wawe wumvishe ari ndese ninde babanye muri ubwo buzima bwo ntago babanye mama we ngo yari arwaye ngo agiye gupfa noneho ngo amaze agiye gupfa ngo ahita agenda ngo akazajya ajya gushaka amafaranga nyine ngo mu buryo ngo budasobanutse yaba ndi mushiki wawe ariko yita murayi noneho ngo akazajya ajya muri ibyo bintu nyine yego birarenze kubera ko namuhobereye imbere ya Pamela Bruno uretse no kwiba wajya unyubaha ubusa nk'ibintu butanye kwa none uransuzwa ubikore mu nzu ya none urabikoze na Pamela kureba ese nawe urababara nabara se ndi icyuma cyangwa afite umutima wibuye ndakeka umukobwa naho kumuhereza intoki byari bikunaniye mpaka muhagurukane muhoberane kandi n'ikindi Pamela yambwiye ko uburyo musigaye mwahoberanye n'uburyo umukobwa asigaye yirebesha atari ibintu bisanzwe atari ibintu bya hafi harya uriya mukobwa simura mu kazi Pamela kuba ari muri mu kazi wa Pamela sibyo bivuze iki bivuze ugenda umuhobere ntabwo n'inyoni n'isazi byose bizaba biza muhoberane so nta nubwo ushobora kwibaza nyine nk'ibyo bintu birimo biraba gutya bicaho uri gusigaye n'isomo ntitwavuge turi sere mutangiye unyifatisha ngo ntabwo ari mu buriri bimeze iriya somo
nibi byose nyine uri murigira gutyo so ufite kuza ngo witonze ngo ubaze umuntu ikibazo mu kiganireho paka tu Bruno siko ugize intare yoroshye keza yoroshye none ugiye kujya unasuzuma ngo uri kumereza isomo yabonye turyamana yabonye dusoma nyuma yo guhoberana nakurikiraho iki hakurikiraho gusoma nyuma yo gusoma nakurikiraho iki hakurikiraho kuryamana nta muntu hari byose nzicare mbirebere mvuge ngo ni muri mukazi ngo Pamela ngo nta kintu kimwe cyaba sike na muntu ngurahobera ngiye mobera no mobera igitsina gabo azemikuye basigaye baragucometse utavuga mumva mu kanwa hari kukurya nkumva bimeze bite kandi mukusiga ufite ikibazo gikomeye wo kihe kibazo se boss kibazo ngiye wenda okay by'amafaranga byo nabyumvise ko ukeneye amafaranga ese ubwo nk'ibyo intambara z'abakobwa kuko nikwege kuzi ko barabonta bajya hagati mushiki wanjye waramubonye ko ari isasu nyine Natasha nawe ni isasu mwambona ndi kuganira nawe kuko niyanseka ibintu nkubwira ubyumva hashize ibyise amasaha abiri ubu nibyo nakubwiye mbere ibintu nakubwiye mbere urabyibuka ibyo navuze mbere urabyibuka navuze ngo iki wavuze ngo tuzamuke ujye kuma amafaranga nikwereka mu bwiza ukuntu ushaka kuzasubira mu kibura mwaka ujye kwiga ako boss ureba ukuntu ibyo bintu mubikoraho kuko ntago ari byiza ari abakobwa bazicana nese we wabikozeho kuba hano muri urugo wabikoze none se mbakora umuntu yabakora sinafata mushiki we bahita banyirukana yemeze nkawe ngendanye mobera ibiti n'ibinyoni byose biciyeho innocent kaza cyane ubu kuzwa ameze ko byari bikunaniye cyangwa mwite mwiriwe cyangwa mwaramutse bitewe n'uko umunsi umeze rero reka mubwire nakubwiye wimfataho nemere kugufata wimfatano ntago ari mu buri Bruno ngiye sinkakuzana ibigano bisa ni mubiri bafatanaho gusa okay kuba namufashaho turi duhagaze nawe nkamuhobera ndumva ni ibintu bisanzwe gufata none babiberaho mu buriri sibyo igihari ndagira ngo tuze neza umutima ushyire hamwe kuko niba atari ibyo uzakomeza ubabare ugomba rega kwitonda ukakira umugabo nkamwakira gute se ukamwakira nyine ukajya unamwitaho nase kutita ku mugabo niyo mpamvu uzajya ubona umuntu amwitayeho gato yoke tugira ngo barateretana no kuvuga ngo nje 24 hours muhobere kugira ngo utazagobera ugomba kumubera ukanyitaho pana byandi byaye by'imishiha nyine kukwita no kugobera buri mwanya buri segonda buri saha sumunde kamubaza hagira wakangaye wanyu ndakusho mwifataho mwivana muri mudu urakangaye wanyu njya gufataho ku buryo ukeneye go ruhoberwa buri segonda buri kumeza kureba niba utanabizi ubwo nyine byaguciyeho icyo nakubwira cyo utaza kunyirukanisha ku kazi ntago byose biri kwera mu rugo biri kubibona sibyo ubutaha kandi umuntu naba ari kurya ikintu ntukaze kimwambura iga ukuntu ubaho iyo niyo mico y'umugore burwongere ukasiga ngandi kuvuga gano Mikwe ase Mikwe ntabwo wakwandurira ibyo bintu utavuza umuntu uza kweri ngwino hano Mikwe Mikwe bimeze bite ni sawa bimeze neza ese ko mama ureba nk'ugiye kwiruka oya ntabwo uri hafi kwiruka wowe ndahagaze urahagaze ariko mu kanya gato ndabona uri bwiruke ese kuba kano wagiye ureba nk'abantu bazima hora n'ubwoba umubwira ukasubiza ko njye nawe ari ku bantu tumaranye igihe hano yego yaba ari Natasha yaza gusanga hano yaba ari Pamela yaje gusanga hano yaba ari mushiki wanjye Dete yaje gusanga hano bivuze ngo njye nawe turaziranye neza yego sibyo nizere yuko bizi neza ko ari umuntu tumaranye igihe kinini kandi ari nawe umuntu ushobora kuba nakwizera hano nkaba ari we natuma
ukaba wanshakira amakuru ukanekera ukayanzanira cyangwa se nkaba nagira gute nkaba nakubitsa ibanga urumva ko agaciro ufite mu buzima bwanjye ngaho rero bisa nk'umbwira nk'ikintu wumva cyanyemeza yuko kuko nimubwira cyangwa se musaba ikintu uzakinkorera amafaranga ukwe kugira ngo nkore serivisi cyangwa mbikire ibanga nuko naguha amafaranga aya nuko warabuze navuga ikintu nyine numva wazankorera ndavuga amafaranga muri make nyine wowe ikintu kikomeje ni amafaranga njyewe buriya rero mfite amafaranga njye nta kibazo naba mfite rutina biti kumva wigize bwiza shanga uri akana keza rimwe na rimwe ubura umwana mwiza ubundi bugacya ugira ngo wameze amavubi aya ndagerageza ubu rero nguhereza akazi ako ukunda urugambo uyisagaka no koza ibyo mutaramenya n'icyo ngushakira nceje kugutega amatwi umva rero hari akazi nshaka kuguhereza urakiteguye witeguye gukora imirimo ibiri ni nyuma y'aka nyuma y'akazi ko muntu kandi kazi ujya kujya unkorera akora kayemo amafaranga mabuja kuko kayemo amafaranga mabuja wowe tutekereza amafaranga utaranamenya nimba uzanayabona utaranamenya nimba uzagakora neza nka guhemba umva ndashaka yuko ujya unekera umugabo wanjye nubona cya gicecuru kimwe cyaje anti wa Bruno ndashaka ujya ugenda umwinjirire sinzi uko uzajya ubivuga nimba uzajya winyuzwaho uri kubyiririmbisha cyangwa se uri kubyivugisha nimba uzayimubaza sinzi uburyo uzabineka ngo ubimenyemo neza ndashaka unekere umenyere neza niba Bruno afite undi mugore unekere iki ko Bruno afite undi mugore unekere iki bisubiremo uvuge cyane ko Bruno afite undi mugore ubibaza nde ante uzajya ubimubaza gute aya buriya ante ni inshuti yanjye turaganira hari umuntu utari inshuti ya Soni muri uru rugo nkangahe se amafaranga mu wumva ushaka ni nkangahe menshi kuri wowe ni nkangahe 100,000 wowe yabonye nta rwazongera gukora nabaye umukire waba 100,000 nta rwasubira mu kazi 100,000 nabaye umukire pe ariko 100,000 uri kubyumva siko 100,000 biguze ihene ebyiri noneho se ubwo ndamutse mubikije ibanga undi akaza akagwa amafaranga byagenda gute menshi menshi nta kibazo gusa menshi arenze 100,000 naya nyine ndi kukubwira nk'umubikije ibanga wenda Pamela akaza akagwa amafaranga byagenda bite ntago narivuga ego niyo yagwa 200 100,000 kwateranya n'ibindi 100,000 bikiyongera no kuri bya 100,000 wampaye bikaba 100,000 inshuro 3 hari ikintu nshaka kubwira kimwe sibyo iyo tuganira ariko tugire n'ahantu tuva mu bintu kuko urabizi ko niyo wasara gute niyo wagira ubwenge bukeya hari aho ururimi rwawe rugomba kugarukira icya mbere ndagira ngo utazigera ubumbura umunwa wawe uramuka uvuga ibintu bibera muri runo rugo ibyo ari byo byose yaba ari ibihabera ibyo barya ibyo bavuga ibyo bakora nizere ko ibyo bintu utazigera ubivana mu kanwa kawe kare njyewe ibintu byanzanye ntabwo ibintu byo kuvuga guzwa birimo njye naje kwikorera akazi nagusabye kuko ko gukora mu rugo no gucunga ku izamu uravuga ati njye nzajya nkore mu rugo ngo ibindi ngo uzashaka umuntu ubikora njye ntabwo nigeze nsaba akazi ko nyine ubwo ngubwo harimo kuba watwara amakuru ukayashyira mu ngo ni Bruno kare mubona munahagararanye uzo nsobanurira ikintu mwarimo muraganira wari wabona boss arabona njye mvugana nawe njye ndi kukubwira nyine ikindi nka kuri Pamela ashobora kuzana akaza ko kwinja ngo boss yagiye he ngo je yarari hehe ntabwo babikureba nta nubwo njye mba nanzi naho wagiye Pamela naza kubikubaza uzamusubiza ngo iki nzamubwira ngo wagiye ku kazi ase kuko uretse kubeshya koko uretse ko wenda ngewe wenda abandi bakozi narabagerageza wenda bo ba hano bose urebye tutaruma bo yabo bameze nkawe
bitewe n'urugambo rwa n'amanyanga n'amakosa yawe. Hari umuntu utari inshuti yawe hano? Ndiko ndi umwana mwiza ariko mabuja. Niyo mpamvu uri inshuti ya bose. Aha, ndashaka unkorera ibyo bintu nunkorera ku kazi. Uri kunyumva? Nzashaka uburyo nguhembamo uhindure iyo myambaro n'icyo gisuko kikumaranye y'imyaka ingahe kuva mu cyaro. Ubundi ntabwo uhembwa amafaranga wese yashirayo. Mba ndi gufasha famiye yanjye. Ese mabuja uzampemba iki? Zamangahe? Kakora akazi kihariye. Akugira ubwenge muri umutwe wawe. Ugira ubwenge muri umutwe wawe. Aka kanya nguhaye akazi usitanye kumaze ngo nzagwemba ngaye. Nzagwemba bite n'amakuru wanzaniye. Ngiye tuzana amakuru y'ibice cyangwa amakuru adafututse nyengo neza amafaranga yanjye. Urabizi ngiye nta muntu ugipfa kurya amafaranga yanjye biraho ngaho. Ugomba kuyakorera. Mabuja iyo nza gukora akazi ko mu rugo ntitwavuganye umushahara. Ni akazi ko mu rugo nyine nose ubu nyine naka naka. Uyu kwezi kugeza warankorera amakosa se inyweza amafaranga yose kandi ntukamburanye sima shaka mvuge nawe umvugiremo. Ako kanine banzuga kure ndi kugashoboye. Iwe ugeze Imana mwaye kano kazi kakonze neza kuri inzobere mu rugambo. Urwo ni Imana wavukanye uki nakukiri mu ndi Imana ikikurema ni Imana yaguhaye urugambo. Niyo mpamvu niyemeje abane kapfe kweza kano kazi. Wenda nuza nawe dukuru dukeya nibwo nzagenda nkweza amafaranga. Ariko ubu ntabwo navuga ngo ngiye kweza umushahara uyu n'uyu nguyu nta kintu kimwe uranze nagifatika. Undebe kuko washoboye akazi shaka kuguhereza. Wahera kuri kiriya gicecuru ugenda ucinisha gake gake. Njya mbona no kuntu mujya mwiganisha wenda hari ibintu yazakubwira. Ko nye ntabwo yabimbwira cyangwa se ngabibwiye Pamela yuko ko akunya muri arukuru mwiyugikana muvugana baza nawe byumuhereza urugambo simbizi. Wenda ntago azabura kubikubwira. Nakuzana amakuru mwumva kuko ayunzaniye niyo nshaka. Aho nzatangira ngo genera nzayankohereza. Abakozi bafasha imirimo yo mu rugo abantu. Bose abo wagiye ubona ari wowe nabo nyine wagiye ubona ubarusha ubwenge utuntu twishi cyangwa bose muri kimwe. Jewe nuko mbarusha gukora mu rugo rw'abakire. Nta kindi kintu barusha? Ikindi mbarusha nyine sibwo nikira. Ubwenge no kurya neza. No kurya neza ubwenge. Ako ubwenge rubwo ndabubarusha. Uziko nuza wa undi harya umukozi ukora hariya kwa Birikimasi bamwita uziko namwibagiwe. Uri kuri umukozi atazi no kwandika izina rye kandi ngenda bizi. Muzi harya bamwita Claire yambwiye ko yitwa Ngukira. Umva mwibagiwe nanjye mwibagirwa. Ibintu nakubwiye wabyumvise. Niwe muntu dore hano waba umeze nka radio hano. Haragira umuza agakuramo amagambo kandi na Bruno nakajya koza ibintu bira hano. Ikindi kandi ibintu bikorerwa Natasha, ibintu biba kuri Natasha nta kintu kibange nakize. Byose bibamba mbizi. Uri kumva? Ndumva yanjye ngiye kugufasha gukora. Yame hano. Mwana afaye Fatima. Fatima. Bose nk'ubu koko muhite mubare ikintu koko nari nkoze kumubise mu mutwe. Yaho umuntu yakubitagamo inyundo aho ubwenge bwawe bukapfunguka. Ngewe urandambika amavideo ngo ufashe ngewe. Akuzi kusiga ufite agasuzuguro gasigaye kajejeta wowe. Bose ngwankubita inyundo semfe. Apasa uyu mutwe wawe uyu mutwe ubona ari w'abana umeze wajyana igihaza. Fata uyu mutwe wumve. Wowe urumva ufate. Hakuri igicucu koko nta n'ubwenge utekereza ni ukukubwira ikintu umuntu wakubwira ngo ufate ku kibuno wafatamo cishwa hano genda umuntu agenda akabura ubwenge niba umujyana kuri toilette koko. Ese mabuja akazi nakemera wamaye Vance akuzi kwanza bayibamba Claudine. Nyine bumaye duke. Akubundi nagahungu kari gushika muri no misiko muri karitsiye kakaboyi uri kuyereza amafaranga uri kujya ukora uyereza ukambesha ngo uri gufasha iwanyu. Ubakanyise usaba Vance ugende uyereze karaga kaboyi kageze kawe. None Avance nayo muhaye kumereza kuno mushara mwereza ku kwezi wakazi ko mu rugo. Cyangwa akazi nakushaka zagerageza mabuja.
ni akazi ushaka uzagerageza njye simashaka kumvikisha mu nzagerageza urashaka se nakushaka hari ikindi kibazo ushaka kumbaza bizagenda gake bizagenda gake ariko amavase bikantera imbaraga kubera amagambo menshi uri kumbwira none kuno kwezi ngiye kugukata ubure byose nakubwiye ko mabuji yavuze nta muntu ujya umuvugiramo cyane cyane ngiye keza naruka n'abandi mabuji wigeze ukorera nyine kora akazi nkuhaye ibyo ntuzi kazagenda gake akazuma kazagenda gake nkande erega ko kazi kari inyuma yako mu rugo sawa none tuye kuno kwezi amafaranga uzahembwa biri kwivugishwa ngo iwanyu ngo uri kubafasha rebe ko ayo uzahembwa uzabafasha ushaka akazi nakushaka mabujanzaga urabona ibintu byo kujya ushaka kundusha ubwenge ngo wigiye nkaho ndusha ubwenge ntabwo bikora kwa keza kora akazi nzaguhemba bitewe n'amakuru wanzaniye sawa komeza imirimo yawe kandi ujya ushyiramo speed ntukikoreshwe nkaho nambara kugira mu mubiri uba wariba wanyweye biteze ubyutse ryari Hashize nk'amasaha isigaye wenda nk'uko n'ubundi babivuga kuko ubona inzu yakubanye gereza njyewe rero urabyibuka ko twari turi kuganira wenda reka tuvuganira hano n'umwanya tubonye ubizi ko nakubwiye ko ngiye gutekereza icyo ugomba gukora kugira ngo ngiye nawe menye niba ngomba kukubabarira cyangwa ibi bintu byanjye nawe birangirira hano so njyewe ndi umuntu w'umugabo urinda ijambo ryanjye naragukunze urabizi buri kimwe cyose ariko si cyo kingarura hano kubikwibutsa ndaguha ubushori nyine wowe wihitiremo niba koko ushaka kugumana nanjye cyangwa se kuba wakongera ukazura umubano twari dufitanye njye nawe ndashaka yuko unyemerera njyewe nkaguporopoza nkagusaba yuko umbera umugore ukabyemera tugakora ubukwe ariko tukabanza tukiha byibuze amezi 5 njye nawe. Amezi 5 yo gukora iki bebe? Yewe se wowe wigeze ubona umuntu turi kumwe ngiye muzi neza? Allo? Mama yemeye bite? Shale byiza twaraburanye ariko ndagukumbuye byataye. Sha ni meza ahubwo se umva ya mikenyero yawe uracyayifite. Buri nagiye gukora ubukwe yazabukora mbere ya mushikiwe. Wona rinzi wabonye ataranyihindutse. Ngiye nyine time yo kukumenya none mbanze menye ngo niba umuntu akora ikosa akababarirwa amahirwe ya kabiri ikosora gute. Nta kibazo. Icyo rero iyo intervalence zemo y'amezi 5 ikintu ushaka kunkorera akubabarira tukabana nkakubarira yuko wanciye inyuma uri umugore wanjye nkakubabarira ibyo yagiye byose unkorera ndashaka yuko ngiyewe untwitira umwana humura amezi 2 nagira cyangwa 3 mbonye yuko wantwitiye umwana arimo ngewe nzafatirana igihe tugende ngukwe gusabe nanagire gute nanagutware ariko ari uko umaze kugira gute umaze kundemamo icyizere cy'umwana so proposal yanjye yumvise nyine uyanze rukina kubita taregera nayumva neza nyine nyumva. Okay, icyo nashaka kubwira nuko ikintu cyagarura umubano wanjye nawe ibyo byose ndabigukorera kubwishema ryawe ariko urabanza unyereke yuko utwise umwana wanjye ntabwo byakunda. Okay, nyine nyumva.
be ntabwo byakunda. Ni iki kintu kigoye? Be ntabwo nabyara ntabwo nabyara ko mbona uvugishijwe ufite iki kibazo. Ese ko muri ubuze amahoro kandi ibintu kugusaba ari by'umukobwa wese yaba akeneye. Ntabwo ukeneye kurongorwa? Nyine ndabikeneye pe ndanashaka ko tuba turi kumwe. Mama yarambwiye ati mwana wanjye ajya gupfa. Mama uramuhaze ntabwo ushaka kumva mama. Buretse mama yarambwiye ati mwana wanjye ninapfa nta niba ushaka ko ngeraho ngiye niba ari kuzima niba no mwijoro nkaruhuka ntibazagutera utarasezerana. Reka ko umugore se ko yamunaniye uriya mugore ni igicucu rwose Ruganzu ni ukuvuga ngo yabonye umukobwa mu diaspora mwiza umukobwa ufite amafaranga umukobwa umwuba ibaza yuko yambwiye akagera mwoza ibirenge uwo mukobwa nyine ni mushiki w'umugabo wa Natasha yego nyine yaraje gusura musaza we ndumva noneho ahura na Bruno kwa Natasha ahita mukunda haje nawe urabiza abantu bibera hanze nyine ahita abwira Bruno ngo nagukunze n'ibiki byose nyine ubukwe buri hafi bazabukorera miliyoni tuzigira kwa mission niho heza hari n'izindi sale nziza ariko nyine ubu ngubu nyine Bruno ari kwirukanka mu byangombwa kugira ngo bakore divorce ariko nta minsi ngari bushata amahereje divorce rwose umva ni umwana mwiza uwo mukobwa ibaze ko Bruno nambwe ati kuva namyana uwo mukobwa nashize umubabaro nashize agahinda nyibageje keza ubwo rero nyine ushatse abandi bamama nka batatu mwakambarana nyine bo bakambara nyine nk'abamama bakuru ushatse n'abajene mama abakobwa bo uwo mukobwa azabishakira yaratubwiye nyine ngo afite abakobwa n'abaziranye bo bazamwambarira. Ntabwo byashoboka be ntabwo ibyo wacagamo byose nta kibazo njye namuhaye isezerano kandi yapfuye naramuhaye ntabwo nshobora kubyara ntarakora ubukwe ntabwo byakunda iyo ngiyo ni choice muhaye ntabwo bishoboka ibyo ibindi bintu byose ndabikora we nta kindi kintu gihari njye nakubeho kugira ngo nkubabarire cyangwa se kugira ngo njye nawe umubano wacu wongere uzuba we igihe basiza kubyara umwana twasezeranye sibyo ese ni wowe ukora ubukwe ni njye ukora ntabwo byakunda ntabwo byakunda ntabwo nabyara tutarakora ubukwe ese ubundi ubukwe kwita ubukwe n'ubuki nese ikintu uri bujye gukora ubundi usanzwe gukora niki ubu tuvuge ko ntazo wakuyemo ahubwo mu bihe byose wabyo wakoraga Jesus wiki ya lemise kambevuge igihe cyose umuntu ufata gutyo ntuzonge kungarura Eric mu matwi yanjye ase ko bavuga ibigoramye imihori ese ubundi ubona nabana n'umuntu nkaho wari unyibutsa ahahise hanjye none se gutabubwa kubaka hazaza twibutsa ahahise twe niko dukora ni nayo mpamvu tubarusha mu bitekerezo mwebwe ikindi kandi nshaka kukubwira ni kimwe ibyo byose wivugishwa cyangwa iki niba wumva ibyo utari bubikore ntabwo byakunda humura nanjye ndaza kukwereka kubi wanjye ndaza kukwereka ari njye gutunze ndaza kukwereka ko ari njye kugaburira ndaza kukwereka ko nanjye gufite ijambo rya nyuma ntabwo biri bukunde sawa humura ubundi se umuntu wakuyemo ayo madamu kubivuga urifuza ko mubana gute wajya ugashaka abakobwa bazima umukobwa azahita agura inzu ni ukuvuga ngo afite amafaranga azahita agura inzu nyine naha biberemo iyi ngiyi tuyisigire keza ko ari kose keza nyine adufitiye umwana nanjye byaranshimishije ibaze ko Bruno ari kuba inzobe mureba nyine yagiye kubona inyungu zo gufata nabi umugabo yigo ko ari agatonore ndaze ndakohereza ifoto wirebere umukazana dufite ni mwiza mana we umva ubundi jya kuri WhatsApp tuvugane ngo tuvugana neza ndetse ngusurikira ifoto nyine tuba dutera commentaire nyine unareba n'agafoto ubu keza umva ariko tuzamutungura ku buryo atazamenya n'igihe ubukwe bwabereye sawa sawa urakoze